Bera, waramutse. Ko wakiri kujya ku kazi? Umunsi nakerewe ariko ngiye kugenda ndasohoka. Hari ikintu naje gufata se? Neza nta kibazo. Okay. Ahubwo se ugiye ku munsi nanze kutajya mu kazi. Ngiye kureba abashuti banjye biranunguye ariko ndataha bwije. Uze gutaha hakiri kare. Okay, nta kibazo. Reka nze mbike ibintu bintu tuzamuka. Saka ndamutegereje hanze. Soko atashye karabonye. Amukwiho se we kazi byagenze bite? Neza neza ntakibazo. Ahubwo se ko mbona neza Never mind igeze neza. Bro, biragaragara na. Igeze neza gusa gutashya kiri kare cyane. Okay, umunsi nta masomo twari dufite ari geze arenze cyane abo ngeze ndakora. Agize? Amasomo agize subi n'ibiki? Nyine twari dufite udusomo turi aho ngaho tusanzwe. Kumuza amafaranga ahantu ava cyane. Niko, amasomo agize? Nakubwiye ngo utayakiri kare ariko ntabwo atashya kiri kare cyane. Bro, ntabwo urabizi ntabwo ari ubwa mbere ibintu bibaye ahubwo wihindura topic wabaye iki. James neza nta kibazo. Ariko ntabwo ari kugaragara. Really? Bro, ni ibintu bigaragara ahubwo wabaye iki. Reka mwenda ugasimbukiye. Nambwira ukuntu amasomo agize mbyumva neza. Okay. Tangiye kuzana byandi byo kumisha. Kirimo kuri iki. Bitasha. Yaje musamaye n'ibiki none. Ariko basha ukirwa musaba imishahara koko. Musaba binamaye n'ibiki none. Use koko ko ndeba nanjye kugukemanga. Niko. Ngwiki imbabazi. Umvagira vuba. Niyo mahirwe nyuma kandi nguhaye. Urashaka za poromosiyo. Poromosiyo se n'ibiki? Wininza nagiye mfite rwose gira vuba ubikore bwa nyuma na nyuma. Niko. Gira vuba meze raporo nzima. Kandi ikindi gihe ntuzongere kubikora. Uranyumva? Kuva karezi. Babwira nabi. Ese ubwo se wari uri kumubwira nabi. Rigiye umuntu akuvuyanga uri gutekereza amafaranga yashoboye. Byo tubivuye umeze neza. Neza. Ngiye kwirirwa mu rugo. Mukorera gake se none. Ashaka kugira iki? Wowe wirirwa mu rugo. Mukanya namuganga uragiye. Ntabwo ari kuri abo usanzwe urizi wenda no munsi ushokerwa mu rugo. Mutekereze. Habaye iki se kujya kwirirwa mu rugo? Ndahirwa y'ihumura. Nari simukorera gake none. Sinzi ko bashaka kurya igitoki.
uraza guteka cyangwa ugiye kumbwira ngo njye guteka nk'uko usanzwe ubimbwira. Nahinde chapter no ndabikora gashiki kanjye gato. Ah! Wake ya. Si? Okay. Humura ubyumve kujya wake. Wowe uteka? Igitoki. Ndase oya ureka tuganire. Wabaye iki? Sushaka igitoki? Yego. Tone ngiye mwari gukora gashiki kanjye gato. Ibiro 3. Dani wabaye iki? Nizeye kuri bimara ibiro 3. Nusa ndarya njyenyine. Ndashyamo salisa ndakoresha inyanya. Oya buye. Nakavanje. Se Dani wabaye iki? Come on. Ibiro 3. Wininza ahubwo. Hello? Iyi ni sawa. Oya, uyu munsi ntago mpari. Okay, ntaribi. We nugira n'ubisozo uraza kumbwira. Uyu mwana igenda ubikore nta kibazo. Umva mubwire, sibyo ndibyo kuba mpari cyangwa ntahari, we ntari bigenda ubikore tu. Cha, uyu munsi nyine hari ahantu nagombaga kujyana na bro niyo mpamvu. Bera. Kanze natundanye mu gihe. Ngiye guhita ndagiye. None se abone ikintu dufitanye. Sorry, tuzashyira undi munsi nta kibazo. Okay, that's good. Sawa bitewe.
se bururika mubaze mbaze kandi noneho byana byawe byo uzana byo kumpisha ntabwo ndi bubyemerere iki kanjye ngambwiye ikintu kubera ukuntu ukora umbwira rero mpamvu ujya ubona ndi mutoya ukampisha warakuze umva mubaze uzanyereka sheri wawe ryane ntibivuga ko ukiri umwana uratangiye ibyo bintu nibyo bakiri batonya mugana nk'uko niba mubwira ko uri umwana none se urakubona ko umusheri akwiye kano kanya harabura ikize wari amafaranga urayafite ntabwo ndakura urategereza gukura bimwe kuzana ihembe banigabanya burage kandi reka nkubwire njyewe nugomeza gutinda nzaguha pasi nzi ko mbona ko mwishakira byakunaniye utuvugisha ukuri uri kubona kano kanya mukeneye koko none se ngaho reka mubaze bagira ngo nzagutange gushaka bitwaye ikiza sinjye ufite mukuru se sinjye wagushyingira none se unshingiye warashatse ibyo bitwaye iki njye ndi kwibaza ibyo nibyo byari byo byiza cyane hanyuma ukaba ukazashaka nyuma yanjye kandi ari njye mutoya kimwe byaba bisa neza ahubwo wowe ugomba kunshingira wowe warashaka inzira zo bimbire neza aha ntabwo wanyibona ubundi birabiteze sawa bimeze bien Kuki se mwana ugiye? nawe tunanibereye mu rugo We Dan, zitse wala amahoro n'amahoro biracamo kuba gafungiye aho uduse amasara umunsi na afite kujya hanze neza utese n'amahoro Irene yo bite fresh man kumureba kuri yaza byari byatari reka yabaye icyuma kabisa inde sister wawe man yabaye mwiza byatari Irene waje kureba nde man mwese twarakuranye mba naje kubareba imikino ntabwo njya bayikina bro sidani kubikomeje wana ko twarakoranye kazugura mushiki wanjye man natebyaga tujye gupfa sister wawe man umuntu mwana twakuranye kweli waje gusura njyewe cyangwa waje kureba mushiki wanjye naje kukureba man hanyuma se siko murebye ni ikibazo man nta byahatari tunikiniraga nta birenze iyo mikino nakujya bayikinira kuri nde man nivugiraga umuntu twakuranye muri karitsiye kuva turi abana kweli koko dushwanishwe na mushiki wanjye koko nawe umbwire nyine mva mubwire Irene ikintu uzajya kudushwanisha sibyo ubundi amasaha ndabona mfashe reka nitegure tuze tugende ntari bimana kwakwanya kabisa sawa sawa
Dani! 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 Bera habaye iki? Bera.